twongeye kubifuriza ibihe byiza mwe wese mudukurikiye kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro. Mu kiganiro cy'ubushize twavugaga ku muco turi kumwe n'abajene urubyiruko batubwira uburyo babungabunga cyangwa se bagerageza kongera kugarura umuco, kubungabunga umuco kugira ngo udacika binyuze mu bikorwa bitandukanye mu maklabu, bakaba babarizwa mu muryango witwa Enagira ubuntu. Bakaba baratuganirira uko babona bimeze, banagira inama urubyiruko kugira ngo bongere bagaruke ku muco wacu, kuko ni umuco mwiza, ni umuco utuma umuntu koko yibona nk'umunyarwanda. Uyu munsi rero tugiye kugaruka noneho kuri kimwe mu bigize umuco, ni ururimi kavukire, cyane ko tariki ya 21 z'ukwa kabiri buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku rurimi kavukire. Natwe rero hano mu Rwanda turawizihiza by'umwihariko muri uyu muryango Enagira ubuntu, akaba ari umwanya wo gufatikanya n'izindi nzego zigamije kubungabunga umuco nyarwanda kugira ngo bongere bagaragarize abanyarwanda ibyiza by'ururimi rwacu n'uburyo bwo kubungabunga ururimi rwacu. Uyu munsi rero turi kumwe na Bwana Freedom Kabarere, akaba ari umuyobozi wa Enagira ubuntu. Ni umuryango ugamije cyangwa se ukora ibikorwa bigamije guteza imbere umuco n'ururimi kavukire. Tumuhaye ikaze. Turi kumwe kandi n'ubundi na Ishimwe Deborah, nawe n'umunyamuryango wa Enagira ubuntu. Tukaba tugiye kuganira nyine ku buryo bwo guteza imbere ururimi rwacu, tunareba ibikorwa muri uyu muryango. Ariko ubwo tugize umugisha wo kuba turi kumwe n'umuyobozi wa Enagira, tugira ngo tubanze tumubwire. Ni umuryango uko twabibabwiraga mu kiganiro cy'ubushize umaze imyaka 16. Ariko se ni gute mwatekereje uyu muryango? Ese mwabonaga koko hari ibibazo bije koko uje gukemura? Murakoze. Gutekereza gushyiraho umuryango no gutekereza yuko hari umusanzu twatanga nk'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu, by'umwihariko mu guteza imbere umuco nyarwanda no gusigasira ururimi kavukire rwacu. Tubyumva nk'inshingano zacu. Si ngombwa ngo tubone yuko hari byacitse, ariko buri muntu wese umwenegihugu mwiza aba yumva icyo agomba igihugu cyamubyaye cyamwibarutse. Kandi buriya niyo Imana irema umuntu, buri muntu wese Imana irema hari ingabire imuha. Iyo ugize amahirwe urazisobanukirwa, kimwe n'uko hari abaho batazisobanukiwe. Ni muri urwo rwego rero gira ubuntu tuyifata nk'ingabire yacu, umuhamagaro wacu mu byo dukora, kuko n'ibikorwa twatangiye mu myaka y'ubwana, kubera yuko twumva yuko natwe hari icyo tugomba igihugu. Ariko by'umwihariko twagize n'amahirwe yo guhura n'abayobozi bakuru b'icyahoze ari inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ubu ni inteko y'umuco uno munsi. Twagize umugisha wo kuganira n'umusaza nyakubahwa Dr. Vuningoma James, yarashaje yitabye Imana. Twaganiye n'umugabo Dr. Jacques Nzabonimpa warushinzwe by'umwihariko guteza imbere umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda, na Muzehe Nsanzabaganwa Modeste. Baraduhuguye, batwereka neza icyo tugomba igihugu, by'umwihariko mu gusigasira no guteza imbere ururimi kavukire. Banabiduha nk'inshingano, by'umwihariko banatubwira bati ni ubwa mbere tubonye urubyiruko rungana namwe, abana bakiri bato mu myaka 15, 16, 14, bafite iryo shyaka ryo kubungabunga gusigasira ururimi kavukire. Bati muri amaboko mahire, natwe twibijeje ubufatanye. Kuva icyo gihe twagize umugisha wo ibikorwa byose twagiye dutegura mu mashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu, bagiye babyitabira bakaza bo ubwabo. Burya rero iyo umuyobozi w'urwego wamutumiye mu gikorwa agahaguruka akiyizira, bikwereka uburemere aba yahaye icyo gikorwa. Kuva icyo gihe rero kugeza n'ubu ngubu turakorana n'inteko y'umuco mu gusigasira no guteza imbere ururimi kavukire. Ngira ngo ni muri uku kwezi tuzizihiza mu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire, kuko umuryango w'abibumbye washyizeho itariki ya 21 z'ukwa kabiri buri mwaka nk'umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire mu isi yose. Ni ukuvuga ngo buri gihugu ku isi kigira ururimi kavukire rwacyo, wizihizwa rero kuri iyo tariki hirya no hino mu isi. Ni muri urwo rwego natwe twumva ko ari nacyo gihe cyo gutanga umusanzu wacu umwihariko muri
muri uku kwezi tunashimira ubutumire mwaduhaye kuko twizera ko ari amahirwe byaduhaye yo kuganiriza abato kandi ku butumwa twizera neza ko buzabageraho. murakoze. Murakoze cyane. Ugifite ijambo Freedom, twagira ngo rero mutubwire, hari imvugo iharawe hano hanze baravuga ngo ururimi rwacu ruri gucika, ngo iyo urebye nk'ahantu urubyiruko ruba ruhuriye 5 6 ikinyarwanda kiba cyarangiye, ni ukuvuga ngo baba barivuga mu ndimi. Iyo ukurikiye speech y'umuyobozi ikinyarwanda kizamo ukumva nacyo cyabaye gikeye. Namwe muri Enagira ubuntu mubona ko ururimi ruri gucika? Tubona ko ururimi cyangwa rwavangiwe. Ururimi rwaravangiwe, ntago jewe cyangwa n'abagenzi banjye tujya tubiganiraho, ntago twizera ko ururimi ruri gucika, kuko ururimi ruri gucika ubwo twaba tuvuze ko n'abanyarwanda bari gucika, kuko twaba twaneshejwe. Ururimi rwacu nturi gucika, ahubwo ruri kuvogerwa, rufite rwarinjiriwe. Ni murakoze kuri ibyo kinyarwanda cyiza, kubera yuko ururimi rwacika ari uko bene rwo batakiriho, batagifite ubushobozi n'imbaraga zo kurusigasira. Ariko niyo mpamvu inteko y'umuco ihari kandi itegura ibikorwa buri mwaka, yaba ibyo kwizihiza ururimi kavukire, ibikorwa by'umuganura, hari n'ibindi tujya tugira buriya mu karere byitwa Jama Fest, bihuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba mu guteza imbere no gusigasira ubudasa bw'umuco cyangwa se bw'indimi kavukire, kuko dufite ururimi kavukire, abanyakenya bafite ururimi kavukire, abatanzania bafite ururimi kavukire. Muri Jama Fest rero haba harimo ubwo budasa bwo kuvuga ngo umuco wacu w'abarundi, w'abanyatanzania, abagande, donc mukare ukomeze usigasirwe. Kucyo mwari mumbajije rero, ntago ururimi rwacu ruri gucika, ahubwo habamo kuvangirwa. Urwo rubyiruko mutubwiye bagatekereza yuko ubusirimu ari uko ushobora gufata interuro imwe ugashyiramo ikinyarwanda, igifaransa n'icyongereza, nibyo bikugaragaza ko wize neza, ko usobanutse. Ariko rero nanone ubwo abo basaza nakubwiye n'inteko y'umuco by'umwihariko batubwiye ko gusobanuka ntibivuze gusobanya. Iyo utangiye gufata interuro imwe ugashyiramo indimi 3 cyangwa 4, uri gusobanya mu muco w'ubutore. Ubwo rero ikituzanye hano kandi tunashimira ubutumire mwaduhaye nanone, nuko turabwira abato barumuna bacu n'abashiki bacu guterwa ishema n'ururimi kavukire rwacu, kururinda, kurusigasira, kandi uruvuze nyine rukamwizihira, akaruryoherwa, nawe akaryoherwa no kurubwira abandi, kuko buriya buri ibihugu bikomeye ku isi ntibyabashije gukomera ku rurimi kavukire. Iyo urebye Abashinwa, ukareba Abahinde, ukareba Abanyamerika cyangwa n'Abongereza, indimi zabo bazikomeraho. Ntabwo ushobora kubona Umwongereza atangira ngo avuga Icyongereza ashyiramo Ikinyarwanda n'Ikirusiya. Reka Umwarabu buriya ugiye iwabo ubona neza ko Icyarabu cyabo bagikomeyeho, nicyo bacuruzamo, nicyo bigamo, nicyo basengamo, kandi ubona ko Misiri ikomeye. So rero ururimi rwacu ntiruri gucika, ahubwo dukomeze turusigasire, turuteze imbere, tubwire abato ko ari ururimi ruryoshye rw'ishema, hanyuma turusigasire koko turubumbatire, kandi tunarusheho kurutoza abato kugira ngo rwaguke, rwagure n'imbibi. Murakoze. Ubwo rero ngarutse kwa Deborah, niba ururimi rwacu rugenda ruvangirwa n'izindi ndimi kandi bikitwa ubusirimu, nk'urubyiruko ari namwe mubikora cyane, birashoboka yuko uyu munsi twakwimakaza ururimi rwacu. Niba umwana atangiye akavuga Ikinyarwanda, niba umujene ari ijambo yateguye kugeza ku bantu cyangwa se ari ikiganiro, niba abantu bagiye muri anniversaire bagatozwa kuvuga Ikinyarwanda, ururimi rukaza igihe ari ngombwa kuko narwo rurakenewe.
mubone rero byakorwa gute kugira ngo rwa rurimi rwongere rwimakazwe mu byo dukora byose? murakoze. Ururimi rwacu icyo twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo twongere twimakaze ururimi rwacu, numva ko buri wese afite uruhare kandi byashoboka. Buri munyarwanda wese afite uruhare rwo kuba yagira icyo akora, cyane cyane nko ku babyeyi bagatangira gutoza abana bakiri bato, bakabatoza gukoresha ikinyarwanda. Yego n'izo ndimi zindi bakazivuga, ariko n'ururimi rwabo bakaruvuga, bakabatoza kuvuga ikinyarwanda kandi neza. Nk'urubyiruko natwe rero tugafata iya mbere mu gukoresha ikinyarwanda kandi neza mu gihe nyacyo, hatajemo ibyo kuvanga indimi. Niba ari icyongereza ukivuge, niba ari n'ikinyarwanda nacyo vuga ikinyarwanda nyine nk'umwimerere wacu, kuko nicyo kiduhuriyeho twese. Nitujya kukivanga n'icyongereza n'igifaransa, ntabwo tukibe dufite wa mwimerere w'ururimi rwacu. Rero nk'urubyiruko bagenzi banjye, ikintu numva twakora ni inshingano za buri wese kuba yagira icyo akora, agatanga umusanzu we, tugasigasira ururimi rwacu, dore ko ari nacyo gikomeye duhuriyeho twese, tukabasha kubumbatira ubwo budasa bw'ikinyarwanda. murakoze cyane Deborah. Reka rero noneho twongere tugaruke kuri Freedom. Uyu munsi abana bacu bajya kwiga, ibigo bigamo ugasanga hari nk'ibigo bihana umwana kubera ko yavuze ikinyarwanda, bakamukoraho amanota ya conduite, bakaba se yewe hariho n'abatanga ibindi hano bikaza umwana bakamuhingisha ibintu by'ibihano, ku buryo umwana mu mutwe we agerageza kumva ikinyarwanda cyanze no gushaka kukikuramo, kugira ngo cya cyongereza bamukubitira kuvuga kimujyemo nyine. Ukavuga uti se niba biri mu bayobozi, yagera no mu rugo agasanga n'ababyeyi baravuga icyongereza cyangwa igifaransa, agakomereza aho ngaho, uwo mwana ubwo twamurenganya? Umwana ntituri bumurenganye, ariko ntekereza ko icyiza gihari navugaho ubu nizeye neza ni ubushake bwa politiki y'igihugu. Urumva amashuri menshi mpuzamahanga dufite mu gihugu, hari abaza bafite imyizerere, filozofi cyangwa doctrine zo kwigisha abana babo mu ndimi mpuzamahanga, kubera yuko niba umuntu aje ari ambasaderi wenda w'Ubudage mu Rwanda, akaba nk'intumwa y'igihugu cy'Ubudage cyangwa cy'Ububirigi cyangwa cy'Amerika, mu by'ukuri biragoye kumwumvisha ko akamaro ko kugira ngo umwana we ajye kwiga ururimi rw'ikinyarwanda. Ntihaburamo n'abanyarwanda bake runaka wenda vuga ati jye nateye imbere, umwana wanjye azava hano ajya kwiga muri Amerika, icyo kinyarwanda ntawe azahurira nacyo. Ariko niyo mpamvu nyine habaho politiki y'igihugu, kandi urwego nka leta nk'igihugu gashyiraho inteko y'umuco ifite mu nshingano kurinda, kubungabunga, guteza imbere ururimi kavukire n'umuco. Ntekereza ko mu byo nahagararaho, inteko y'umuco hari amabwiriza yahaye amashuri yose ari muri iki gihugu n'amashuri mpuzamahanga ko agomba kugira umwihariko wo kwigisha no gutoza abana b'u Rwanda cyane n'abanyamahanga biga muri ayo mashuri. Ndibuka ubushize hari umunsi mukuru twagize wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire n'ubundi mu ishuri rya Green Hills Academy Nyarutarama. Abana bakora imivugo, bakora amakinamico, barabyina, bavuza ingoma nyarwanda. Mu kinyarwanda rwose wari umunsi w'umuco nyarwanda, ku buryo ntiwari kuhagera ngo uvuge ko hari umwana wiga w'umunyamahanga n'abanyamahanga reka tubivuge uko biri, babera, reka tuvuge ngo b'abazungu, bavugaga ikinyarwanda rwose. Ukabona ko biteye ishema kubona umwana w'umunyamerika cyangwa w'umwongereza, ureba ukabona neza ko umuntu atari umunyarwanda ariko akavuga ikinyarwanda. Ibyo rero ni ubushake bwa politike, tunashimira inteko y'umuco kuba ubwo bushake buriho. Hari n'andi mashuri mpuzamahanga nabonye bikorwamo. Muri make
politike y'igihugu, ubushake bw'igihugu bwo gusigasira ururimi kavukire rw'ikinyarwanda muri ayo mashuri mpuzamahanga ko mwarimu bibajije irahari kandi igihugu cyikomeyeho kuko ayo mashuri aragenzurwa. Hari amanama tujyamo bakabituganiriza, ayo mashuri aragenzurwa kandi ni amabwiriza yategetswe n'ubushake bw'igihugu, political will, kugira ngo urwo rurimi amahanga ari muri ayo mashuri atarumira cyangwa se rugacika, cyangwa se izo ndimi z'abo banyamahanga zivugwa mwaho muri ayo mashuri mpuzamahanga dufite mu Rwanda zikaba zatuma rwa rurimi rwacu rutsikamirwa rugasa nk'aho ari rwo rufite agaciro gake muri ayo mashuri. Twizera ko rero ari intambwe nziza, ariko ndibaza ko yego byigeze gusa nk'aho icyo kibazo gihari mu myaka yashize, ariko ndatekereza neza ko cyakosowe kandi kiri mu murongo mwiza. Murakoze. Urakoze cyane rero, mise ntekereza ku muryango wanyu Enagira Ubuntu, ibikorwa mwakoze cyangwa muteganya gukora biganisha mu gufatikanya n'izindi nzego mu kubungabunga cyangwa se kongera kugarura ururimi rwacu kugira ngo abana batozwe kuruvuga kandi bumve baruvuze bishimye, bumva ko ari ishema kuvuga ikinyarwanda. Ni ibihe bikorwa mwakoze cyangwa muteganya gukora bifasha izindi nzego za leta mukabunganira, cyane ko mwebwe mugizwe n'urubyiruko mufite imbaraga nyine zo kuba mwagarura abana bumva ko kuvuga indimi z'amahanga ari byo biteye ishema? Murakoze. Icya mbere nakubwiye ko mu myaka yashize muzehe Dr. Vuningoma James akiriho yageraga umwanya yajyaga duhamagara mu biro bye ku bushake bwe, ndashaka abana bo muri Gira Ubuntu ko benshi bari bato cyane, akaduhamagara ngo muzaze mbaho ubutumwa muzajyanira urungano rwanyu. Ibyo gusa tukajya mu biro bye bakatwakira, ati nagira ngo mbatume kujya kubwira urungano rwanyu ubwiza n'uburyohe bw'ururimi rw'ikinyarwanda. Baduhaye amahugurwa, dutegura ibiganiro mbwirwaruhame mu mashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu, muri Saint Joseph Kabgayi, Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi Muhanga, inteko y'umuco yohereza abakozi bayo. Twabikoze muri Muhabura Polytechnic Musanze, muri Saint Aloys Rwamagana, Marilene Rwamagana, Immaculée de Conception Gisagara, hirya ni henshi twagiye dukora ibyo bikorwa, ariko tukabona ko dushyigikiwe cyane kubera yuko urumva ubumenyi biba bisaba expertise, ubuhanga bisaba, ubunararibonye bisaba, ntabwo ku rwego rwacu tubufite. Turategura, tugakora inyandiko nsobanurampamvu y'igikorwa tugiye gukora n'aho tuzagikorera, tukabishyikiriza inteko y'umuco, ikadushakira abakozi babishinzwe, ikabaha ubushobozi bw'urugendo, bw'ifunguro. Urumva yari inkunga ikomeye kuko tuba dufite ubwo bushake n'uwo mutima wo gukora, ariko hari icyo turi kubura. Icyo turi kubura rero inteko y'umuco iduha nibwo bwa bushake bw'igihugu bwo guhererekanya no kurinda no gusigasira ururimi kavukire, kandi tubona bitanga umusaruro. Ba bana rero warumbwiye abaza muri Gira Ubuntu n'ubundi naba bari muri ayo mashuri bararangiza, bamwahoze abo mwaganiriye mu kiganiro cy'ubushize, Deborah na Thierry, hari n'abandi bataje hano ngira ngo muzakorana ikindi gihe nimugira umwanya wo kongera kudutumira. Abenshi ni abakuriye muri izo club zo mu mashuri yisumbuye, ubu bari muri za kaminuza, n'ubundi baracyakora ibyo bikorwa aho biga. Dutekereza rero ko bariya bana, iyo umwana agiye muri initiative cyangwa mu muryango ntawuvemo, n'igitutu cy'ubuzima kiri hano hanze aha, nuko aba afite icyo akurikiyemo, yaryohewe nacyo hariya mu ishuri yahuriyemo nacyo. Tukabona ko rero abana baba bakunze, hari abana twagiye duhura nabo mu wa kabiri, mu wa mbere, mu wa gatatu, mu by'ukuri ubona kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda bimuteye isoni, atabishaka, yumva ari ikintu cyipfunwe, ariko ubu ngubu nibo bayobora abandi, nibo badufasha gutegura ibikorwa mu mashuri yisumbuye, muri za kaminuza aho bigaga bamaze gusobanukirwa. Nibaza ko rero hari intambwe nziza kandi twishimira, kandi turajya imbere kurushaho. Murakoze. Murakoze cyane.
turihugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, reka tubabaze ikibazo wenda Deborah arabanza hanyuma Freedom asoze kijyanye n'ubutumwa muha abantu bujyanye n'uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire uba tariki ya 21 z'ukwa kabiri. Nk'urubyiruko, ababyeyi, ibi byose twavugaga aho usanga ururimi rwacu rugenda navuga ngo amagambo y'ikinyarwanda hari igihe wa muganagora, ariko ururimi rwacu ahantu rugenda ruvangirwaho gatoya, aho Freedom yavugaga tusanga umwana niba avuze ikinyarwanda n'ipfunwe, abajene aho bari ugasanga n'utazi icyo cyongereza ariko ari kugerageza kukivuga nyine kugira ngo yemeze n'abandi nawe bumve ko nawe akizi, kandi nyamara avuze mu kinyarwanda cyiza aribwo yaba bemeje. Hariho n'abavuga urwo rwongereza kubera ko ataruzi wenda yavukiye hanze, kubera ko mu muryango waho yakuriye bakuze bavuga mu ndimi, hanyuma abandi bana bamusanga nabo bakumva yuko bagomba kwiyomeka kuri we bakavuga izo ndimi aho kugira ngo bamukurure bamuzana mu kinyarwanda. Debo rero twagira ngo ugira ubutumwa uha urubyiruko rudukurikiye, ariko n'ababyeyi, kuko ababyeyi bafite inshingano zo hari abana baba hanze ugasanga bavuga ikinyarwanda kurusha n'abari mu Rwanda, kubera ko mu muryango barimo batojwe kuvuga, ababyeyi bavuga ikinyarwanda ibintu byose, bakajya mu ishuri bakiga mu ndimi, ariko bagera mu rugo bagakomeza bakavuga cya kinyarwanda cyabo. Ariko abandi ugasanga araje amaze umwaka umwe yaragiye afite imyaka 10 byamunaniye kongera kuvuga ati muraho amakuru, ukabona. Debo urababwira iki? Murakoze cyane. Njyewe nk'urubyiruko turashishikariza ababyeyi, urubyiruko ndetse na buri munyarwanda ari we wese ko ururimi rwacu ni rwiza, turuvuge, turukunde. Ababyeyi barutoza abana, bajye ku ishuri bavuga urwo rurimi, bige muri izo ndimi, ariko bamenye ko ari n'abanyarwanda, bige gukoresha ikinyarwanda. Twebwe rero nk'urubyiruko tubarizwa mu muryango wa Enagira Ubuntu, turashishikariza buri munyarwanda wese, cyane cyane urubyiruko, ko tugomba kwitabira ibikorwa byose ndetse bituganisha kuvuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Nko kuri uyu munsi twizihiza ururimi kavukire, hari ibikorwa byinshi biba bihari, hari ibyo dutegura, amakinamico, kuvuga imivugo mu bigo by'abanyeshuri hahandi twavuze tujya, imbyino gakondo ku bana bakiri mu mashuri. Rero ababyeyi babitoze n'abana kubikunda, yumve ko agomba kuba umunyarwanda, akavuga ururimi rwacu ni rwiza, rurakunditse, ruraryoshye kuruvuga. Rero kuri buri munyarwanda wese aho ari, abari mu Rwanda, abatari mu Rwanda, ururimi rwacu ni rwiza. Ngiye cyo nabashishikariza barukunde, baruvuge, n'izo ndimi zindi tuzivuge, ariko nk'uko Freedom yaramaze kubivuga, twere gusobanya. Twere gusobanya, tubivuge neza uko byagenwe, kandi ni byiza, biraryoshye. Murakoze. Reka Freedom nawe asoza agira icyo avuga kijyanye cyane n'uyu munsi wo guteza imbere ururimi kavukire. Murakoze. Icya mbere ni ugushimira Leta y'u Rwanda n'inteko y'umuco ku musanzu baduha mu bikorwa dukora bya buri munsi byo guteza imbere ururimi kavukire rw'ikinyarwanda mu bato. Ariko ngarutse ku cyo mwari mubajije, buriya reka umunyemere nkoresha iryo jambo ngo akenshi nibyo tuba twigira. Narebye twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire umwaka ushize, twabikoreye mu ishuri rya Green Hills Academy. Hariho abana bari bavuye mu Bubiligi, bavukiye mu Bubiligi, bamaze imyaka iri hagati ya 16 na 20 mu Bubiligi. Uvuga mu Rwanda ntibaruzi, barujemo bwa mbere baje kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire, ariko bavugaga ikinyarwanda nk'abavukiye hano, no kuvuga neza ikinyarwanda kurusha na benshi muri abo tuzi tuvuga bashaka kwereka ko ari abasirimu. Bivuze ngo iki? Bivuze ko umubyeyi wubaha gakondo ye, akubaha ururimi kavukire rw'ababyeyi be, rw'abakurambere tuzi tuvuga, azi neza icyo agomba umwana. Abana baraje basanga bakuru babo na barumuna babo b'abanyarwanda bahavukiye baganira mu rurimi kavukire. Nibaza ko rero hari ubwo bushake bw'ababyeyi, kimwe nk'uko hari babandi batabishaka ariko bakenewe
guherekezwa kuganirizwa kubera ko akenshi buriya amateka yawe urayahunga ariko yo ntajya guhunga aragukurikira wabishaka utabishaka uriya uragenda ukava hano ukajya muri Amerika ariko iyo uhuye n'umunyarwanda ushiduka avuze ngo mwaramutse kandi iyo mubonanye muramenyana hari umugabo waduteye urwenya Professor Dusingizemungu yatubwiye ati ibintu twigira hano tubyigira turi mu Rwanda tugeze muri Canada uratambuka waca ku munyarwanda mwene wanyu amaraso akamukurura ugahita umuramutsa mu kinyarwanda kandi ugasanga n'umunyarwanda bivuze ko rero umuco wacu nubwo twawuhunga nubwo twashaka gusirimuka ariko wo ntabwo twibagirwa uratuzirikana nahoze ndeba bigeze nkorera abarabu iyo baje hano usanga ari kurwana no kuvuga ngo amenye amagambo 10-20 y'ikinyarwanda kubera ko akazi ari gukora ari wakora n'abanyarwanda kandi natwe iyo tugiye mu mahanga buriya none se nitujya muri Amerika nizasanga bene wacu b'abanyarwanda mu Bufaransa se ntibariyo mu Budage se ntibariyo bivuze ko icyiza twakemera ni ukubaha amateka yacu n'ururimi rwacu tukarukunda tukarukundisha abadukomokaho kubera ko aho tuzajya hose tuzaruhasanga kandi natwe rudusanga aho tujya hose murakoze arakoze cyane Freedom Kabarira akaba ari we ukuriye umuryango Enagira Ubuntu akaba rero asoje akangurira abantu ko umuco wacu ururimi rwacu ni ingirakamaro kuruvuga kuko ni ishema ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga bumva ko ururimi rwacu turuvuga neza tutavanze baravuga bati aba bantu bahura ururimi rwabo nabo bakihatira kurumenya kugira ngo bashobore gusabana n'abanyarwanda ndashimira cyane na Deborah Ishimwe nawe twabanye muri iki kiganiro nge na Louise Nganyira mbibutsa yuko umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire wizihizwa tariki ya 21 z'ukwa kabiri ubwo rero twese ni umwanya duhawe wo kuzirikana uruhare rwanjye n'uruhe mu guteza imbere ururimi rwacu niba ndi umubyeyi mfasha gute abana banjye kugira ngo bamenye izo ndimi z'amahanga kuko zizabafasha mu buzima bwo hanze mu kazi mu gutembera mu gusabana n'abandi n'abanyamahanga ariko se mufasha gute kugira ngo n'ururimi akomeze kurusigasira arukoreshe mu buzima bwe igihe biri ngombwa akoresha urwo rurimi neza niba uri urubyiruko nawe uruhare n'urwawe ubwo ni umwanya wo kubizirikana uwo munsi uzagera buri wese avuga ati ngewe nihaye inshingano iyi n'iyi ngiye gufatanya n'uyu muryango Enagira Ubuntu kugira ngo ururimi rwacu dukomeze kurusigasira niba mwavugaga mu rw'igifaransa mutangire kwitoza kuvuga ururimi rwacu mu muganire mu kinyarwanda abana mu batoze imivugo gusakuza imigani batangire kumva kuryoherwa n'ururimi kuko muri ibyo bintu iyo migani gusakuza hazamo amagambo menshi kandi aryoshye yubaka abana hari igihe umwana umubwira umugani woroshye ngo igiti kigororwa kikiri gitoya wenda umwana akayoberwa ibyo ari byo ukamuzimiza nyine kandi ari umunyarwanda avukiye mu Rwanda babyeyi rubyiruko twese nidushyira hamwe ururimi rwacu tuzarusigasira kandi u Rwanda rwacu ukomeze kugira wa mwimerere wo kugira abanyarwanda duhujwe n'ururimi rumwe kandi iyo duhujwe n'ururimi rumwe gutera imbere biroroha ndabashimiye cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza ibiganiro ku muco ibiganiro ku rurimi tuzakomeza kubigarukaho mu biganiro byacu bitaha mukomeze kugira ubuzima bwiza